ikomoka. Nabonye abantu barimo badisita benshi ngo bya rasta ngo simbizi, ndayizi cyane 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 mu buryo nzi ivuka ryayo, ndayizi cyane. Bararakaye byatari baranandika bavuga ati muduhe uburenganzira twigaragambye. Abarasa bashaka kwigaragambya. Kwigaragambya si ibyo bintu ko bitari mu muco wa kirasta. Ibyo kwigaragambya kandi bafite umukozi w'Imana bamagana. Okay, rero kumaze kubibona rero ni amakuru akomeje kugenda avuga kuri uyu mugabo Apotre Gitwaza, akaba ari inkuru ntabwo tujye kubagezaho rero yongera ku byo bamuvuze mu minsi itambutse. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuvuga ku bintu bitandukanye bigendanye n'ubusitari ndetse n'ibyo akomeje kugenda avuga. Singe rero nyine ugiye kubagezaho iyi nkuru ndi kumwe n'abagenzi banjye, harimo uwitwa That's right, nk'ibisanzwe ni Mashushik, fatanyije n'undi mugenzi wanjye nawe akaba yitwa ni Rutavugirwamo Joel. Okay, nanjye rero mugenzi wabo nkaba nitwa DE. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Nyuma yo kumva rero ko umugabo Apotre Gitwaza avuze ibintu bitandukanye ku dini rya Rastafari, abarastari bamwe bo muri Rubavu batangaje ko bagiye bandikiye ubundi ibaruwa umuyobozi w'aka karere Murindwa, bamusaba ko bagutegura urugendo rw'imyigaragambyo yo kujya guhagarika cyangwa se gutesha ibyavuzwe n'uyu mugabo Apotre Gitwaza ku idini rya Rastafari. Uyu bamwita Steve Gakiga yanditse avuga ko ahagarariye abarasta mu karere ka Rubavu, atangaza ko ndetse yandikira ibaruwa ubuyobozi asaba ko habaho inzira y'amahoro cyangwa se imyigaragambyo yo kwamagana ibyavuzwe n'uyu mugabo Apotre Gitwaza ko idini rya Rastafari ari idini rya Satani. Urakoze cyane Joel. Rero inka dukomeze inkuru yacu tubabwira ko uyu mugabo Prosper Murindwa akaba ari umuyobozi w'akarere ka Rubavu, akimara gusoma ndetse no gusesengura ibyanditswe muri iyi baruwa, yatangaje ko rwose nta kabuza iyi baruwa batayemera bitewe n'impamvu zitandukanye. Uyu mugabo Murindwa Prosper akomeza agira ati rero bumva ko bararenganijwe bagomba kugana ubutabera hagakurikizwa amategeko. Si ibyo gusa rero, uyu mugabo uhagarariye aka karere ka Rubavu akomeza agira ati dufite inzego z'ubutabera zikora neza, twabasabye gukurikirana Apotre Gitwaza ku giti cye kandi bakanyura mu nzego z'ubutabera. Inzira yo gukora urugendo ntabwo twigeze tubona ko yabamo igisubizo kizima rwose. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bukomeza kugenda bugaragaza ko n'undi ibyo uyu mugabo yanditse nta bihamya bigiye bitandukana bifite, nubwo yagiye yandika ati abarasta b'isi yose twagaragaje ko twababajwe n'amagambo uriya mugabo Apotre Gitwaza yavuze, ariko nubwo aya magambo uyu mugabo yanditse bashatse aho yaba yarakuye cyangwa se urukuta abo barasta baba baranyujijeho bamugezaho ako kababaro kabo barabibura. Niko rero bakomeje kugenda bagenzura neza basanga uyu mugabo ndetse nta n'igihamya ko ashobora kuba ahagarariye abarasta mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa rero uyu mugabo byabaje gusa y'Urubavu byageze kuri Kanisoho biba akarushyo. Abarasta bararakaye byatari baranandika bavuga ati muduhe uburenganzira twigaragambye. Abarasa bashaka kwigaragambya. Kwigaragambya si ibyo bintu ko bitari mu muco wa kirasta. Ibyo kwigaragambya kandi bafite umukozi w'Imana bamagana ngo nawe wabavuze. Ase ubundi ndashambaza akabazo, abarasta bafite ikihe kibazo? Ukomeza ngutega mbatwa. Apotre Gitwaza aherutse kuvuga amagambo yanyuze benshi, ariko hari n'abandi benshi atanyuze. Komeza rero, yavuze iki? Yahereye ku maherena, abati ibintu by'amaherena by'abajakazi bya kera byabaga bifite umuntu bisobanura ko yagiye mu buja akaba ashaka guhera atazabuvamo, nimuzongeye kubyambara ngo mujanga. Aca amaherena ajya ku mapantaro, uretse gato urasazakiranuka n'umugore we ko nawe yambara. Komeza. Arayambara se ukazayakuraho cyangwa se yigomeke ku mukozi w'Imana aguma yambare. Komeze ati vana amapantaro ikomoka. Nabonye abantu barimo badisita benshi ngo bya rasta ngo simbizi, ndayizi cyane 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 mu buryo nzi ivuka ryayo, ndayizi cyane. I saw some people debating on what I thought about Rastafarism.
ndayizi I cyane understand its origin, where it came from, some origin of. abakobwa bacu bagira ubwiza bakagira ngo ni ukuza gusa bambaye ubusa hano imbere ntibajye kubwerekana hanze hariya Women are kuki beautiful, babuzana but they can't even go to the ahangaha iyo waje imbere pageant y'Imana ugomba competition. kwikwiza ugomba kwambara neza mwumva abakobwa ntimukaze mwambara amapantaro hano imbere muze mwambara amakanzu meza meza. uyu mugabo Apotre Gitwaza yakomeje kugenda asebya abarasita bo mu gihugu cy'u Rwanda.